uyu munsi hariho abawitiranya bakawitiranya umunsi w'urukundo yego Saint Valentin bakawitiranya n'ibindi. Ubu ngubu turaburira abantu bashobora kuba bahawe promesse cyangwa batanze promesse cyangwa basabye promesse zarizo zose zo kwitiranya urukundo, naho ugasanga noneho igitsina gore niwe wiruka ku igitsina gabo amubwira ati burya wa munsi nahise ntwita. Aha rero hariho bashobora kubafatirana abana bakaba babakoresha ibyaha by'ubusambanyi bashingiye ngo kwitiranya urukundo no gusambana. Turababurira ko uhereye ku itegeko n'ubundi ni naryo dushingiraho kugira ngo abantu babyumve neza. Ingingo ya 3 y'itegeko ryerekeye uburenganzira bw'umwana n'uburyo bwo kumurinda ihohoterwa ivuga ko umwana ari umuntu wese utarageza imyaka 18 y'amavuko. Umwana utarageza imyaka 18 y'amavuko, umwana agomba kurindwa kuko burya kuba atarageza iyo myaka 18 abafatwa nk'umunyantege nke. Ibi byumvikane neza ko umwana adapimirwa ku gihagararo bitewe nuko areshya, nuko angana, nuko yakuze, nuko yarezwe. Ntabwo ari byo byashingirwaho ugena ngo uyu ni umwana cyangwa se si umwana, ahubwo ikigenderwaho n'imyaka ye. Hari abantu benshi bajya bagwa muri iyi mitego ugasanga yasambanyije umwana, bamubaza ati se bite wowe ntiwabonaga ko ari umwana? Ngo ya, ngo umurebye ku jisho ni inkumi ni mukuru cyangwa ni umusore. Ibyo rero tukaba dusaba abantu ko babyihaharikaho cyane, bumve ko umuntu wese utarageza imyaka 18 aba akiri umwana. Ibi hariho abakunze hariho izindi nyito abantu bitiranya, bavuga umwangavu, ingimbi, ariko ibyo byose ikigomba kumvikana nuko igihe cyose ataruzuza imyaka 18 aba akiri umwana. Iki kiganiro rero twagihuje n'itariki ya 14 z'ukwa kabiri, no kugira ngo uyu munsi hariho abawitiranya bakawitiranya umunsi w'urukundo yego Saint Valentin bakawitiranya n'ibindi. Ubu ngubu turaburira abantu bashobora kuba bahawe promesse cyangwa batanze promesse cyangwa basabye promesse zarizo zose zo kwitiranya urukundo. Hariho nko mu myaka ishize wasangaga hariho abanyarwenya bajyaga bagaragaza uyu munsi itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, bagaragaza, ndavuga abanyarwenya, bagaragaza umuntu w'igitsina gabo yirukanka ku igitsina gore. Nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri yindi tariki nk'ingi ya 14 nakazaba ari mu kugaruka, noneho ugasanga noneho igitsina gore niwe wiruka ku igitsina gabo amubwira ati burya wa munsi nahise ntwita. Aha rero hariho bashobora kubafatirana abana bakaba babakoresha ibyaha by'ubusambanyi bashingiye ngo kwitiranya urukundo no gusambana. Turababurira ko atari byo kwitiranya icyo kintu, ntabwo kwitiranya umunsi w'urukundo n'ubusambanyi ntabwo ari byo. Hariho abashobora kugwa muri cyaha muri uyu munsi, turababuriye rero babyirinde. Ingaruka zishobora kuvamo, ushobora gutangira uvuga ngo nakwereka ko agukunda ukamusambanya bikarangira ugiye mu munyururu, cyangwa se nawe ukavuga ati reka mwereke ko mukunda, oya, bikarangira hari izindi ngaruka zivuyemo. Turabasaba ko bihaharika uyu munsi ntibawitiranye n'ibindi ndetse n'indi minsi. Ubwo karagaciyemo gatoya kugira ngo duhuze n'ibihe, kuko akenshi usanga abantu bagwa mu mitego nk'iyo ngiyo iyo habayemo kwitiranya ibintu. Rero turasaba abana muramenye mutitiranye uyu munsi.